bana n'ubumuga ariko kubera ko nta kundi kuntu nshobora kubigenza ndagerageza nkagenda nteruza akaboko kamwe nkayicuma nkayigiza imbere nkayitereka. Umwana se muri uyu n'umuhungu wanjye papa w'abana babiri. bamaze kunyemera kuba twaganira. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu n'Umutako TV, ngushimire tugiye gutangira ni inkuru menye ubuzima bw'uyu mugabo uko buhagaze uko bwifashe. Ni igihe kirekire kuko nawe urabibona yuko nteruye gucya ndaterura nkatereka imbere nkagasangayo nkongera nkaterura nkatereka imbere. Mbese n'isaha irarenga kuko bintwara igihe kirekire kuko bisaba kugira ngo mbe mbaye ntuje. Cyangwa tonde ngufashe ni ugushakisha ibiraka. Ikiraka ni ikiyede, ni ukujya hariya ku ishansiye bakampa akazi k'ikiyede nkakora ejo n'ejo bundi kakaba kararangiye, hakaba n'igihe njya kugasaba nkakabura ngataha nkaza mu rugo. Ujya uba mwakangaye ku ishuri? Kabiri cyangwa nonese ko mama aba yarambuye hano agashyiraho ikiringiti ni ukugira ngo nuva ku ishuri uri bukicara ntiwiyanduze? Oya, yambuye ndaryama. Uryamaye? Hano ku mukeka se? Hano ku mukeka? Niho murara? Umunyamakuru ukorera ku kihe kinyamakuru? Dufite ikinyamakuru cyitwa Umutako TV. Nta kibazo turaganira. Nari ndimo ngenda ndavuga ati mbe nabavugisha kuko ibi bintu biteye agahinda. Ubu se muvuye kuvoma? Tuvuye kuvoma hano hepfo. Hari umugezi uri hano hepfo tuvuye kuvoma. Fatikanya gute kandi mbona ubana n'ubumuga? Bana n'ubumuga ariko kubera ko nta kundi kuntu nshobora kubigenza ndagerageza nkagenda nteruza akaboko kamwe nkayicuma nkayigiza imbere nkayitereka. Umwana se muri uyu n'umuhungu wanjye. Umuhungu wawe? Yego. Mwana uyu ninde muri kumwe? Uyu muntu mupfana iki muvanye kuvoma? Ni papa wacu. Papa wawe? Mu buzima bwa buri munsi duhura na byinshi kandi bibabaje. Ubuzima bugenda buhindagurika. Ubuzima ni ubuzima. Ntabwo biba byoroshye. Nk'uko rero nari maze kubona aba bavandimwe ndavuze ati reka begere be nabaganiriza
bamaze kunyemera kuba twaganira. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu n'Umutako TV, ngushimire tugiye gutangira ni inkuru, menye ubuzima bw'uyu mugabo uko buhagaze, uko bwifashe, uko bayeho. Kangushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Nizeye ko turaza kugera ku musozo w'iyi nkuru, tubashe kumenya uko biba byifashe ibintu hanze aha. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ubuzima bumaze kuba ubuzima. Tangira ubwira abadukurikiye amazina. Nitwa Habintwari Fulgence, nkaba umupapa w'abana babiri. Urubatse? Yego, ndubatse, mfite na mama wabo. Ese mu rugo ni hehe utuye? Ntuye hano hirya, urenzemo muri aka gakorosi uhita uhagera, uhita ugerayo. Nuko bananze ko agenda wenyine, nkavuga ni reka tujyane atwara utu tujerekani nanjye tugendane, zajya ngenda nigize imbere gake gake kugira ngo turebe yuko twaza kubona amazi yo gukoresha, ko mama we nta wari uhari. Mama w'abana waba yagiye? Yari yagiye, hari aho yari yagiye gupagaza, yari yabonye akaraka, ubwo niho nari nasize yagiye. Ni hepfo, harimo akagendo, umuntu aramanuka, aba ari hafi kugera hafi y'igishanga. Ugereranyije byabafashe nk'iminota ingahe kuva aha ngaha mugerayo, kuva mu rugo ugera aho uvomera no byafashe nk'igihe kingana? Ni igihe kirekire kuko nawe urabibona yuko nteruye gutya, ndaterura nkatereka imbere nkagasangayo, nkongera nkaterura nkatereka imbere. Mbese n'isaha irarenga kuko bintwara igihe kirekire, kuko bisaba kugira ngo mbe mbaye ntuje. Noneho nyemerera ngo twaze, uranyemerera tube twagerana mu rugo, ubundi tube twagira ibyo tuganira tugeze mu rugo? Ntabwo ugize neza, ahubwo waba unanduhuye cyane. Muze tugende, umwana ngaho terura tugende. Kirango rero murabona yuko maze gushika iwe mu rugo, reka musabe ko noneho yama karibu
kugira ngo tubashe kuganira nawe tumenye ibyimbitse ku buzima bw'uyu mugabo. Mwiriwe mama. Murakomeye. Yego. Twemera ko tuganira. Nta kibazo ndabemerera. Duha karibu. Yego ni karibu. Narimba twaje rero. Nanjye nari ngeze hano mbona naba hari mvuye mu kiraka hano hepfo, nari nangiye kwibaza aho bagiye, mbona bavuye kuvoma. Murakoze cyane kuba mubatwaje. Ni karibu. Yajyanye impunzi amazi. Yego. Ubu nakinjira se? Yego ni karibu. Okay. Ubu urabasha kwicara hano cyangwa tonde ngufashe. Abandi niyo mwamwicariye hariya nta kibazo. Noneho ubu ndumva nanjye nangiye kugarura mudu gake, ndabona bugoye. Ubu bumuga tubona ubana nabwo nibwo wavukanye? Ubu bwambayeho mfite imyaka 7. Mfite imyaka 7 nabanje fatwa ukuguru kumwe, haciye ibintu nyirafatwa ukundi, birarangiye nkajya ngenda nicaye. Wenda ariko muri iyo myaka wari ugifite ababyeyi bashobora kuba baragerageje kujyana kwa muganga, si kwa muganga mwagezeyo cyangwa ntabwo mwagiye kwa muganga kugira babashe kumenya icyaba kirimo gutera ubwo bumuga nabwo uri kubana nabwo izi saha ubwo tuvugana? Nari mbafite bakajya banjyana kwa muganga, ariko sinakubwira ngo byari bimeze gutya kuko iyo myaka nari namenye ubwenge neza, ariko icyo nzi cyo nuko najyaga numva babivuga yuko banjyanyeyo bikanga. Byakomeje kwanga? Biranga, umubyeyi agera aho yipfira nyine, biba birarangiye nguma mu rugo. Turabona rero uri umugabo wubatse, umugabo w'abana 2 na madamu we turamubona. Ibi bintu mubifatikanya gute? Kuko hari umudamu udashobora cyangwa umukobwa kuba atakemerera umusore kubana nawe kuko abana n'ubumuga. Ubu buzima mubayemo gute na madamu wawe? Je na madamu wanjye ubuzima tugira uburyo tubujeramo, kuko nkuko iyo yabonye ikiraka arahahisha amafaranga yabonye. Ubwo yatakibonye kuko nanjye mba ndi jya gusaba mu mujyi, nahura n'abagira neza bakamfasha. Iyo bamfashije nanjye ntabwo nyapfusha ubusa, ndaza nyine tukayahahisha kugira ngo dutunge aba bana, turebe ko bakigira hejuru. Madamu mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 9. 9 mu bana? Tubana. Hari ama sosiyete cyangwa se ibigo byita ku babana n'ubumuga, hari nk'ibigo byaba bigufasha muri ubu buzima? Oya, ntabyo ndahura nabyo. Hari wenda ingoboka bajya batanga z'abantu batifashije ba mu cyiciro cya mbere, mu tugari, birege, mu bidugudu, se nko muri uyu murenge utuyemo hari icyo bajya bagufasha kuri ubu bumuga ubana nabwo? Oya, ntacyo. Nk'uyu mwana yakagombye kuba ari nko mu wa 3
ariko kubera ubushobozi bukeya amafaranga agenda ataboneka kugira ngo mwishyurire, ubu bageze mu wa kabiri, kandi nuriya murumuna we ureba uyu mwaka yagombaga gutangira, ariko kubera ubushobozi bwo kugira ngo ngende mutangize aricaye we ntabwo yigize ajyayo, ariko nta kundi nari kubigenza naramuretse. N'undi nawe agenda yiga gahoro gahoro, yagenda bakamwirukana agataha, nta kundi kuntu nabigenza. Negereye umubyeyi nawe ngira icyo nganiraho nawe, mamegera ruguru twicarane rero, sibyo? Nuko mbese muri ubu buzima tubona mubayemo, umutware wamaze kuvuga ati tumaranye imyaka 9. Muri iyo myaka 9 hano hanze hari umuntu udashobora kuba yakemera kubana n'umugabo, cyangwa se akagera akarambirwa, akagera aho ngaho akamuta kubera ubu buzima, sibyo? N'ubumuga abayemo abana nabwo. Ibintu wowe ubyakira gute ku mutima wawe? Hano biba byifashe biti? Ndagira ngo mbwire ko muncamake mu buzima mubanyemo. Nitwa Nishimwe Marita. Ubuzima tubanyemo n'uyu mugabo wanjye ni ubuzima butoroshye, busaba kwihangana. Ubuzima tubayemo buratugora, ariko tukabwihanganira, iminsi ikagenda yicuma bikarangira. Ubu ngubu njye nta kazi ngira mvuga ngo nakora buri munsi ngo nzahembwe ku kwezi, ntako. Ni ugushakisha ibiraka. Ikiraka ni ikiyede, ni ukujya hariya ku ishansiye bakama akazi k'ikiyede, nkakora ejo n'ejo bundi kakaba kararangiye, hakaba n'igihe njya kugasaba nkakabura ngataha nkaza mu rugo, nkamara n'icyumweru naranakabona. Bampembye gutyo, nabonye icyo kiraka cy'ikiyede nkakora, bakampemba iyo minsi 3. Ni ukuza tukayapanga uko tuyakoresha kurya, kugira ngo duhahe tubone icyo turya, nicyo cya mbere. Ariko mu bindi biratugora pe. Nko kwishyura inzu ni ikintu kitugora cyane, gihora kiduhangayikishije cyane pe, cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ntabwo twari twishyura, ukwezi kwarangiye dutangiye ukundi. Ni ibintu mbese iki kibazo, Ni ibintu bidutera ikibazo. umwana gwino tuganire. Iri kwigira hino, sibyo? Agashyira gutyo kuguru tuganire. Mu wese bakwita gutya. Ndicungeretse. Ndicungeretse. Iritsiye. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 7. 7. Okay. Kwiga mu kangahe? Kwiga mu kangahe? Mu kabiri. Segonderi cya primaire. Mu kabiri atari segonderi. Papa wani uri? Uyu se? Uyu? Ni mama. Ujya uba mu kangahe ku ishuri? Wa kabiri cyangwa wa gatanu. Kuzi ubwenge, muzafata amanota arya nzagaruke ngo burire ibi biswi. Ejo bundi. Hari hafi. Nonese ko mama aba yarambuye hano agashyiraho ikindi giti, no kugira ngo nuva ku ishuri uri bukicara ntiwiyanduze? Oya, yambuye ndaryama. Uryamaye? Aha. Hano ku mukeka se? Hano ku mukeka? Niho murara? Hano niho barara abantu? Yego, niho barara. Ku mukeka? Yego.
nongere nganire wenda n'umusaza. Papa Elisiye, harya ni Elisiye? None se ubu wenda hari nk'abantu b'inshuti b'abavandimwe bajya bakugeraho bakagira icyo bagufasha muri ubu buzima ubayemo? Oya, n'aba abantu bamfasha nuko iyo nagiye ku muhanda gusaba niho mpura n'abantu bakamfasha. Nese nk'ubwo iyo ufashe urugendo uvuye hano mu rugo uvuga ati reka ngere ku muhanda ndebe ko hari uwama 100, hari uwama 500, mbashe kugura isabune y'umwana bamumesera ajya ku ishuri, mbashe kugura agasukari k'umwana, n'ubundi uko nakubonye uva kuvoma niko uba ugenda? Ni akagare ufite ugenderamo? Oya, akagare ntako. Ngenda kuri urana. Ubuse ubuzima mubayemo bizakomeza gutya paka na mwisho? None twabigenza gute ko Mana nizataba nizi uko ugomba kuzabikora, njyewe ntabwo nabimenya. Ubuse uba wumva ushobora byibura kuba wakora nk'iki uramutse hari nk'ubushobozi bubonetse, cyangwa se hari nk'umuntu uvuze ati papa reka mfite ahantu kenkayori kajya aza akora ibi, uba wumva ufite wabasha gukora iki ubaye utagiye ku muhanda? Ubundi njyewe mbaye nagiye ku muhanda mu nzozi zanjye, mu bintu mpora nitekereza niyo mba nicaye hanze, aho mba mbitekereza ndamutse mbonye hari akamodoka ariko kameze n'akamoto, kariya kantu rwose njyewe aho mba nicaye mba ntekereza yuko isaha ku isaha ndamutse mbonye amafaranga nakagura kajyamo gatwara imizigo, ku buryo nazaya nkatwara nkagenda hariya mu mujyi bakampakirira nk'umuntu wenda uvuye nko kurangura akampa amafaranga, nanjye nkabasha gutunga umuryango wanjye, ku buryo nazageraho nanjye nkaba nabona n'aho mba, nkaba nava ahantu nkodesha. ni nk'igiki wumva wabwira abantu badukurikiye hano ku Mutako? Ni iyihe nyunganizi itagoranye abantu badukurikiye bakunganira haramutse wifuza kuba yagira icyo akunganira muri ubu buzima ubayemo? Gusa njyewe ikintu yanyunganira nuko ndamutse mbonye ukuntu ikintu nakora ntasubiye ku muhanda byanshimisha, nkabasha gutunga umuryango wanjye. N'ejo bakunda kumbaza ngo papa ukora iki, nkatekereza ikintu nababwira nkakibura, gusa nkihangana nkaceceka, gusa nasubiyeyo nkabona ikintu nakora n'ako kamoto ku buryo nagatwara nkagenda nkishyura, bakanyishyura nkaza nkababwira ni dore bana banjye dore akazi kanjye naka, byanshimisha cyane. Mama, ubu buzima wari umaze kutubwira uti ndagenda nkajya guca inshuro nkaba nakora icyo kiyede, urumva ako kazi nk'umuntu w'umubyeyi iyo wakabonye uko biri kose utahonaniwe,
kuza gutekera abana, kumesera uriya ugomba kujya ku ishuri. Ibyo bintu bifatikanya gute? Kuko njye ndumva umutima ufite wowe sinzi ukuntu nabyita, ariko ni iby'agaciro cyane. Ibyo bintu bifatikanya gute? ubwo iyo nabonye icyo kiraka nyine nkagikora, iyo nashye yego mba naniwe ariko ndihangana n'ibindi byose nkabikora. Iyo myenda nkayifura, ngateka ibyo turi burarire, nkakora isuku, byose nkihangana nyine nkabikora nk'uko ngo ari inshingano zanjye. Umwana we wanze kuza kunsuhuza, nshaka gwino mubwire kwino ikirani ariko guterure yego hagwino guterura ariko none se ubona agahungu cyangwa agakobwa? Agakobwa uragahungu akwita ngo iki se? Nitwa Keve. Keve. Papa wawe ninde? Papa Thierry. Ari he papa? Sura niwe papa wawe? Uko nzi ko Thierry yandeshye. Thierry ninde? Cyangwa Neritsi? Seritira? Harya uyu ninde? Ni yitwa Ndicungwe Eretiye, ariko bakunda kuvuga ngo Thierry. Akaba papa Thierry, mama Thierry, Eretiye irabagora, niyo mpamvu bivugira Thierry. Wese witwa nguki? Keve. Nde? Keve. Keve. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe Keve? Wanze kumbwira? Ntabwo uyizi? Avuge na se niyo afite? Niyo afite? Yego. Ufite imyaka 4. Reba dore sombye ngo n'umuhungu. Dore watangiye no kuzana ubwanwa, umuntu w'umugabo ko kutazi imyaka ye. Mama, hari nk'abamama hano hanze, buriya abamama iyo barimo kuganira hari ukuntu bajya bicara bakaganira. Gusa n'abantu bajya bavuga tuzasigura umugabo ntacyo azakumarira, ntacyo muzingezaho. Abantu bajya bakujya mu matwi bashaka guhungabanya urukundo rwanyu. Urwo ni urugamba narwanye narwo kuva tukibana kugeza na n'ubu ngubu irwana nako. Ibyo ngibyo ntago byabura, buri wese abaza kubwira ibye. Abaguca intege n'abagushyigikira bari bakeya, ariko kubera yuko Imana ariyo iba yabahuje, nawe ukayisaba ati Imana ukomeze umutima wo kwihangana ukomeye, ibyo bambwira byose nibigira icyo bintwara, nimbyiteho. Imana rero yaramfashije ikomeza ko mu mutima ukomeye, nibana n'umugabo wanjye neza, ndamukunda kandi ndamwubaha. Barabimbwiye ariko ntago mbyitaho. Nta kintu bimara. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye akavuga ati uyu muryango reka mbahamagare, si umuryango nawe ute, mbonye 1,000 cy'isukari, mbonye 2 by'isukari. Nk'umuntu aramutse hari icyo yifuza kuba yabafasha muri ubu buzima mubayemo, niye nimero ya telefone babona? Mfite nimero ya telefone iba muri mobile money, ni 078 04 5 6 2 5 Naho iya papa Thierry ni 078. urayizi? Ngere nimero ya 078 5 6 6 ngaho yisubiye muri 078 5 6 6 nk'uko mubibona ahangaha ndi ni mu nzu kwa papa Thierry. Twahuye avuye kuvoma n'umwana we. Ahangaha turiwe mu nzu. Ushobora kuba ufite igitekerezo,
ushobora kuba ufite inama, ushobora kuba ufite icyo wamufasha, ushobora kuba ufite ubuvugizi. Hari ubuvugizi hejuru y'ubwo twakora nk'itangazamakuru, hari ubuvugizi nawe ushobora kuba waba ufite. Yatuganirije byinshi, yatuganirije ubuzima abayemo, ngira ngo mwabyumvishe. Yatuganirije igihe amaranye n'uyu mudamu, igihe bamaranye imyaka 9. Yego, tumaranye imyaka 9. Ni iby'agaciro cyane ukurikije ubumuga uyu mugabo abana nabwo. Ngira ngo nimero wazumvishe, ushobora kuba ufite igitekerezo, ushobora kuba ufite icyo wamufasha. Reka dushyire hamwe nk'abantu, dushyigikirane. Ubuzima ni ubuzima. Ubuzima ni ubuzima. Papa Thierry, reka tubashimire kuri uyu mwanya muduhaye. Urakoze, Imana ibahe umugisha. Wakongera ukibutsa abantu badukurikiye nimero yawe, hari ushobora kuba yakifuza kugira icyo aganira nawe, noneho akaba yakubona kuri ya nimero ya telefone, cyane ko Mama Thierry iyo yamaze kwitubwira. 078 5 7 6 nanone 94. Isubiremo rimwe tufatikanye. 078 078 5 5 7 6 nanone 94 94. Ni byinshi twabirondora kandi birababaje. Ngira ngo mwabibonye, iyo ari mu rugo imirimo imwe n'imwe agerageza kuba yayikora. Mwabonye aho yari ari mu murima duhura ava kuvoma, mwabibonye. Ntabwo biba byoroshye. Reka ngushimire wowe twatangiranye iyi nkuru, tukaba tugeze ku musozo wayo. Kimwe muri kumwe nk'uko bisanzwe ni MC SETY. Uyu ni Umutako TV. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.